Reka nongere mbasuhuze mwese ikaze kuri Narada Golden TV. Uyu munsi ndagira ngo ntange ubuhamya ho gatoya ku bijyanye n'urugendo rwa siporo. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo biriya bintu ubigeraho ute? Uyu munsi ndavuga ku rugendo nakoze ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 uva i Muhanga ukagera kuri Nyabarongo ya Kigali. Iyo mvuga kuri Nyabarongo gusa bamwe wenda bari kubwira ngo ni Ngororero, abandi se ni werekeza Karongi, ariko ni Nyabarongo ya Kigali. Gusa ntumbaze ngo hagenze iminsi ngahe, amasaha angahe, icyo nzi cyo nuko nahagenze umunsi umwe kandi nkagenda nkagerayo. Amasaha n'igihe nakoresheje nta rushanwa nari ndimo, icyo nzi cyo nuko narashe ku ntego nari mfite uwo munsi. Wenda we waba wakoresha isaha imwe, ebyiri, wakoresha iminota icyakora icyo nzi cyo, ariko amasaha yose wakoresha icy'ingenzi ni uko ukorera ku ntego kandi ugashyirwa ari uko uyirasheho. Rero nahagurutse i Muhanga mu cya kabiri aho bita kuri Turisme, ndagenda nk'uko muri buze kubibona video bashyiriraho ahantu h'ingenzi, amafoto, utuvidewo dutoya kugira ngo abazi uyu muhanda wose uturuka kuri Turisme ukagera kuri Nyabarongo babashe kureba babone ko koko bigenze. Kandi nta wundi muntu twagendanye, iyo mfite emutiyeni yanjye nkaba namaze kwiyemeza ngo uyu munsi ndagenda kuko kandi kugerayo. Icy'ingenzi ni ukudacika intege, ikindi ukaba ukunda siporo kuko siporo ni igikorwa cyo kwiyemeza, ntabwo ari igikorwa buri wese apfa gukora, ahubwo ni uko wariyemeje gukora siporo kandi ukaba unayikunda. Rero njyewe iyo namaze gufata intego ndavuga nti uyu munsi ndakora siporo, kandi iyo urugendo rurerure ndumva nshaka kurambura amaguru, ndumva nshaka ko umubiri wanjye uruhuka, ndumva nshaka ko umubiri wanjye uhumeka, ntegura urugendo rurerure, nanyura muri kaburimbo, nanyura iy'imisozi, kuba namaze guhitamo itinerere ndi bukoreshe. Icyo gihe mfata ekuteri, ngafata telefone, ngashyiramo umuziki, ubundi nkagenda mpaka maze kurasa intego. Rero birashoboka kuva i Muhanga ukagera kuri Nyabarongo, wabasha kugeraho ikindi gihe wagera n'ahandi kure hashoboka. Icy'ingenzi ni uko uba ufite intego uhakorera. Rero abantu bakunda kwibaza bati ese ko tubona uri umubyeyi mukuru, uri munini, uriremereye, ibyo bintu ubigeraho ute? Ubishobozwa n'iki? Nabivuze, icya mbere ni intego. Iyo wamaze kwiha intego kandi ukaba ukunda ikintu, byanze bikunze ukigeraho. Ushaka uburyo bwose, ingamba zose zishoboka ukagikora kandi ukakigeraho. Urugendo rwanjye rwo gutangira siporo, ubusanzwe nakoraga siporo ya jimu cyangwa se nkajya nkakora agasiporo ko kuri stade, siporo rusange. Mbese izo siporo akaba arizo ubona umuntu yitabira, nizo nakundaga kwitabira, ariko cyane cyane jimu. Nakundaga gukora jimu cyane, n'ubu ndayikunda, ariko nafashe igihe cyo kuvuga ngo noneho reka njye no hanze n'explore miliye ntuyemo, nyimenye, mpumeke umwuka wo hanze. Uretse ko ahantu nari nakoreye kuri kaburimbo, ariko akenshi nkunda gukorera mu duce tw'imisozi, kuzamuka, kumanuka, kugenda urugendo rurenze isaha imwe, ebyiri, eshatu, rwose nkagenda nkagaruka kandi nkagera mu rugo numva umubiri wanjye ufite imbaraga. Rero ni ibintu nawe wageraho. Gukora urwo rugendo rero byatangiye bite? Murabona twageze muri kovide, igihe kovide yari irimbanyije mu Rwanda, twese nta wari ufite uburenganzira bwo kujya muri jimu, nta wari ufite uburenganzira bwo kujya mu gasawuna, kandi abantu babimenyereye rwose, iyo ubibuze uba wumva hari ikintu uri kubura.
uratangira ukumva ingingo zirakurya, ukumva urahinamiranye, ukumva mbese ukumva ubuzima hari icyahindutse. Icyo gihe rero tumaze kubona ko kujya muri jimu bidakunda, ari abakina futuboro tubona ko bidakunda, ari abajya muri sawuna tubona ko bidakunda, kandi icyari cyemewe gusa kwari gukora siporo y'umuntu ku giti cye ahantu hadahurira abantu benshi. Icyo gitekerezo rero cyatangiwe n'abantu babiri bubahwe, ntabwo mbavuze amazina wenda ntibabikunda, ariko batangira kujya bakora agasiporo bagenda n'amaguru, bakagenda bakava hano bakagera aho twita ku mucanga, bakagaruka, mbese ubona ari ibintu bishya abantu basa naho batangiye, ariko ukabona banegekaye pe. Rero rimwe njyewe negereye uwo tubana ndamubaza nti nanjye ndashaka kubakurikira, nkagenda nkajya kureba iyi siporo mugenda mukiriza umunsi wose mutaraza, aho muziye musanga muri gutaka muri kurira ngo mwarushye ngo mwavunitse. Mu by'ukuri numva nanjye ngize ambisiyo yo kujya kureba iyo siporo bakora. Umunsi wa mbere rero byagenze bite? Twavuye hano kuri turisime turagenda tunyura akayira k'icyaro umanukiye i Murambi, ukamanuka aho bita za Kabura, ukamanuka turagenda tugwa aho bita ku mucanga. Urwo rwari urugendo rwanjye rwa mbere nkoze. Mu by'ukuri narananiwe, amaguru arandya, ahantu nicaye bwa mbere menya nahagurutse nka nyuma y'isaha, numva ntazasubirayo. Ariko kubera ko siporo yabaye ubuzima kuri jyewe, numva ntayikoze hari icyo mbabura gikomeye. Ikindi gihe nabwo naravuze nti n'ubundi turasubira nayo, ntabwo muri bunsige. Ndongera ndagerageza nabwo mbona ndabishoboye, noneho ndatangira ahubwo nanjye ntangira kubwira abandi nti nimuze tugiye gukora siporo. Turatangira tuba timu nini, twayikoreraga muri timu twitaga siporo yacu dukunda, iba timu yagutse rwose, iba timu y'abantu benshi, bakajya baza tukagenda. Urumva ntibyari byemewe gukorera ahantu hamwe hafunganye, ariko kugenda twaracumuraga tukagenda, buri wese akagenda, ariko twese itinerere ari imwe, tugenda dukurikiranye ku buryo nta kwanduzanya kovide kwari kubamo. Iyo siporo rero yaraturyoheye, twagiye duhindura itinerere, ntabwo twagendaga ahantu hamwe. Ubundi tukanyura aho bita mu Nzuki, ku bantu bahazi, ugahinguka i Musambira ukamanuka, uko nguko niko twagiye dukomeza tugahindura, tukajya Mushubati abahazi, ubundi tugahindura tugaterera umusozi wa Kanyarira. Abantu benshi bahazi bajya kuhasengera, ariko hari n'abagiye gukora siporo gusa kugira ngo bakore siporo yo guterera uwo musozi. Tukagenda tukawuterera, tukamanuka, tugahindukira mpaka dutashye. Urumva ko ntabwo urugendo rwa siporo ari ikintu uramuka uyu munsi ngo ugitekereze ngo uhite urasa ku ntego wiyemeje yo kugera kure, ahubwo uko urushaho kugenda uyikora buhoro buhoro, ugenda wongeraho metero nkeya, wongeraho ibirometero bikeya ku byo wakoze, usumburaho ibindi birometero bikeya ku byo wakoze, ujya kwisanga ugasanga wakoze ikintu kinini abantu bose batangarira, nawe utangarira ukavuga uti ibi bintu ni njye wabikoze cyangwa hari ikindi cyari kindi inyuma. Donc ni etape kuri etape, ntabwo ubyuka none ngo wumve wabyuka ukagenda ukagera kuri Nyabarongo nk'uko nanjye nagezeyo. Urumva twagiye tubanza gukora siporo zoroheje ariko wumva zikunanije, ukazamuka agasozi kamwe ukumva urananiwe. Hari ababishoboye, hari ababizamuka biruka, ariko njyewe iyo mpageze ahantu hazamuka rwose mba nkambakamba, ariko nkavuga nti mpaka ngere kuri some.
nahagurutse nshaka kugera kuri some ndi buhagere uko byagenda kose. Rero iyo ntego nkayikoreraho nkagenda, twagera ahatambika nanjye nkihutaho mpaka tugeze aho tugomba kuruhukira, tukaruhuka tugasezeranaho tugataha. Urumva rero nyuma ya kovide, urumva siporo zose zarongeye zikingura imiryango yazo, abasubira muri jimu basubirayo, abasubira muri football basubirayo, ya timu dusa naho twakoreragamo ibicitse intege, noneho ugasigara wibaza uti ese noneho bizagenda bite ko nakundaga gukora iyi siporo kandi ko nari maze kubimenyera, bizagenda bite? Niho natangiye rero gushaka ekuteri, ntangira kujya ngenda hahandi twagendaga tunyura turi timu ngari, ukagenda kubera ko uba uri na wenyine, siporo iyo uri wenyine itera ubute, ariko kubera motivasiyo ya ekuteri n'indirimbo uri kumva no gushaka kurasa ku ntego, nkagenda nkagerayo nkagaruka. Hanyuma rero nza kugana urugo, aho guhora nzenguruka muri utu dusozi twa bugufi na bugufi, maze kumenyera ubasukura n'umuntu aho nagera kure hashoboka. Bwa mbere naragiye ngarukira i Musambira, ariko nanyuze mu nzira z'icyaro, ziravunana. Iyo uri kuyoboza umuturage ukamubwira uti ndashaka kuva hano nkagera i Musambira ariko ntanyuze kaburimbo, arakubwira ati manuka hepfo aho ngaho turahita uterera hariya hakurya, ati naho imbere urahita ugerayo. Ukagenda ugakubita amaguru, ugakubita amasaha n'amasaha, ukajya wumva aho hirya bakubwira ukabona aho wari gukoresha iminota nka 30 cyangwa isaha imwe urambitse kaburimbo, ukabona uhakoresheje nk'amasaha 2 cyangwa 3. Ariko nkavuga uko byagenda kose ndi bugere aho niyemeje. Ubwo za itinerere zose twagendaga izishoboka nazinyuzemo, ariko noneho bwa mbere ngarukira i Musambira, bwa kabiri ngarukira ku Kamonyi, bwa gatatu ngarukira Bishenyi, bwa kane ngarukira kuri Nyabarongo. Numvaga omwe ninkandagiza ikirenge muri Nyarugenge nzaba ndashe ku ntego yanjye, kuva Muhanga n'amaguru ntateze, nta kintu icyo ari cyo cyose cya sapoti nabonye, nkagenda nkarasa ku ntego, nkakandagiza ikirenge cyanjye muri Nyarugenge. Vraiment numvise ndashe ku ntego kandi numva mbaye motivated, ndavuga nti n'ikindi n'ahandi nahagera. Ntabwo niruka, nababwiye ko ngewe mfite ibiro byinshi kabisa, ariko ntabwo niruka kubera ko ibyo biro byose kubiterura ntabwo binkundira. Niyo mpamvu rero ngenda nkora marshe, aho kwiruka nshishamo dukeya kugira ngo umubiri ubashe gutranspira, ariko ndagenda pe nkagerayo nkarasa ku ntego, intego yanjye nkayigeraho. Rero nawe wabishobora. Abo tuziranye murabizi ko ndi umubyeyi, ndi umumama, ndatera motivasiyo ababyeyi bagenzi banjye. Siporo ntabwo ari iy'abagabo gusa, be kujya bakunda ibyiza ngo natwe tubona ari ibyabo gusa. Siporo ni nziza, ni iyacu twese, kuko ubuzima twese turabukeneye, ari abagabo ari abagore, twese siporo turayikeneye. Abana bato, abakuru, abasaza, twese turayikeneye kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Rero ndashishikariza buri mubyeyi wese, ngewe nakoze urwo rugendo rwo kugera kure, ariko nawe wakora ibirometero bike ushoboye, wakora kimwe, wakora 2, ariko umubiri wawe ukagira imbaraga. Iyo ukora siporo kandi ukaba ufite n'imirire iboneye, ugira umubiri udapfa kurwaragurika. Ikindi ukagira umubiri ufite imbaraga, utabona ko ari umubiri usaza uko wiboneye cyangwa se w'umunyantege nke. Oya, tugomba gukora siporo kuko ituma umuntu adasaza uko yiboneye, kandi bigatuma umuntu ahorana imbaraga mu buzima bwe bwa buri munsi. Rero ndashishikariza buri wese, cyane cyane ababyeyi, mugire mwibohore iyo mirimo yo mu rugo, mwibohore izindi nshingano nyinshi mufite, mushakemo n'akanya ka siporo, kuko bizatuma murushaho kwita noneho ku nshingano birushijeho, zaba izo mu rugo, zaba izo mu mirimo ibatungira ubuzima bwa buri munsi,
ndetse kandi ukumva za ngingo za hato na hato zikurya uko ziboneye, rwose ukumva ufitemo agahenge. Nuko rero ndinginga buri wese rwose, ni ubusabe kugira ngo nawe ubigerageze, ubishyiremo ubushake, ubishyiremo umuhate, nta kintu umuntu atageraho igihe cyose afite ubushake kandi wihaye intego. Uyu munsi wiha intego yo kuva hano ukagera mu mujyi wa Muhanga, ejo wiha intego yo kuva Muhanga ukagera mu biti, ejo uve mu biti ugere kuri ACG cyangwa ahandi, cyangwa i Kabgayi cyangwa mu Byimana. Aho hose ni urugendo wakora kandi umubiri wawe ukaba uri kuwufasha. Ntabwo ari ngombwa gukora nk'ibyo njyewe nakora, ahubwo ukora ibijyanye n'imbaraga zawe, kuko iyo ushatse kwiha intego urebeye ku wundi muntu, imbaraga afite si zo ufite, imyaka afite si yo ufite, ibikorwa asanzwe akora si ibyo usanzwe ukora, akamenyero afite muri icyo gikorwa siko ufite. Niyo mpamvu rero njye ntabwo ngushishikariza kurebera ku muntu uwo ari we wese, ahubwo wowe ku giti cyawe iha intego, uvuga uti mu gitondo nzajya nkoresha iminota 30 mu mbaraga zanjye, cyangwa se isaha imwe, cyangwa se rimwe mu cyumweru cyangwa 2 mu cyumweru. Byibura uzagira ubwo ugera kuri 3 mu cyumweru, uzaba ubashije kurasa ku ntego. Byibura 3 mu cyumweru ukora isaha imwe muri uwo munsi wiyemeje, uzaba wujuje iminota byibura umuntu yagombye kuba akoresheje akoze siporo iguye neza umubiri we kandi ikawugirira umumaro. Mbakunda cyane rero byuzuye, ndabizi ko namwe munkunda, ndabizi ko muzagikurikira muri benshi, muzagisangiza abandi benshi. Iyo challenge twazayikorana niba wumva bishoboye, iyo challenge twazakora n'indi, nawe ubishatse rwose karibu karibu karibu, bahaye ikaze cyane, muzaze dufatanye urugendo rwo kwiyitaho no kugira amagara mazima. Love you.